byiringiro byacu, ni wowe byirato byacu, ni wowe imbaraga zacu. Nta handi twuburira amaso uretse kuri wowe. Nta wundi wadutabara, nta wundi waturengera, nta wundi wadukiza, nta wundi wazura ibyacu byapfuye. Ni wowe byiringiro byacu, ni wowe twuburiye amaso nanone uyu mugoroba, ni wowe twuburiye amaso muri iki cyumba cyo hejuru muri iyi minsi 7. Ni wowe imitima yacu yerekereho umwami w'abami. Hari ibyo twari dushoboye gukora mu mbaraga zacu, ibyo ngibyo twarabikoze. Hari ibyo twashoboye bigufiya, ariko mwami tugarutse imbere yawe kuko hariho ibyatunaniye. Hari ibyatunaniye, hari ibyo byadukojeje isoni, hari ibyo twakoze ntibyakunda. Ibyo ngibyo mwami bidutera kugaruka aho uri. Wowe witwa ushobora byose, wowe witwa utananirwa, wowe byiringiro byacu, wowe byirato byacu. Uko niko tugarutse imbere yawe uyu mugoroba. Turimo abantu mwami bafite ibyabashobeye, turimo abantu mwami bagerageje byose ntibikunde, turimo abantu mwami bageragereje ahandi, turimo abantu bakoresheje ubwenge bwacu, turimo abantu bakoresheje amafaranga yacu, turimo abantu bamaze iminsi basenga. Ntago dufite isoni zo kugaruka ahuri kuko ushobora byose mwami w'abami. Uri ibyiringiro by'abagushaka, uri imbaraga z'abagutegereza, uri umutabazi wo kwiringira. Uwiteka Mana Nyiringabo, uko niko tugarutse imbere yawe uyu mugoroba. Tudashobewe kuko tuzi kushobora byose, tudashobewe kuko ufite inzira zirenga ibihumbi, tudashobewe kuko ukura mu busa, uhamagara mu busa bikamera nk'ibiriho bigafatika. Ijambo ryawe mwami rihinduka itegeko mu isi. Isi wayiremye uyikuye mu busa, nta muhanga wagufashije, nta siyansi yagufashije. Wavugaga ijambo rimwe ibintu bikabaho. Uwiteka Mana Nyiringabo, ibintu bikaremeka. Niko wavuga ijambo rimwe, niko wakwivuga imbere y'umuhungu wawe, niko wakwivuga imbere y'umukobwa wawe, niko wakwivuga mu buzima bwanjye. Ibidahari bikaremeka, ibyabuze bikaboneka, ibyaboze bikazuka, ibyapfuye bikabaho. Ijambo ryawe rimwe mwami ribeshaho. Uko niko tugarutse imbere yawe kuko tukwiringiye, kuko tukwiringiye. Ni wowe byirato byacu, ni wowe byiringiro byacu, ni wowe imbaraga zacu, ni wowe ushobora byose mwami w'abami. Tukugaruriye ibyo byose byuzuye imitima yacu, tukugaruriye bya bindi bivugika n'ibitavugika. Ibyo byose tubizanye imbere yawe mukunzi mwiza, kuko uri umugizi wa neza, kuko uri umutunzi w'imbabazi, kuko ubishaka. Urashaka kudukiza, urashaka kudukiza. Umubembe umwe yakugeza imbere avuga ngo niba ubishaka nkiza. Uramubwira ngo ndabishaka kira. Ushaka ko dukira, ushaka ko tugubwa neza, ndetse ngo ushaka ko nta muntu n'umwe warimbuka. Uwiteka we, imigambi yawe kuri twebwe ni myiza. Ibyo wibwira kutugira ni amahoro si bibi. Ntabwo ushaka kuturebera, ushaka kudukiza, ushaka kutugirira neza. Mwami imigambi yawe iratangaje, imbabazi zawe ni nyinshi ku buzima bwacu. Urakoze ko n'uyu mugoroba witeguye kutwumva no kutugirira neza, witeguye kudutabaza amaboko yawe atagaragara, witeguye kuvuga ijambo rimwe gusa ubuzima bwacu bugakira. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, imitima yacu irakubashye, imitima yacu igushyize hejuru. Uwiteka Mana Nyiringabo, ni wowe Mana yacu, ni wowe ibyiringiro byacu. Ntago turimo dukebaguza tureba hirya no hino dushaka ko ubutabazi bwacu bwagira ahandi buva. Dutegereje wowe wenyine. Amaso yanjye arangamiye wowe, umutima wanjye utegereje wowe, imbaraga zanjye zitegereje wowe. Umutima wanjye ni wowe wifuza, ubuzima bwanjye bwerekeye kuri wowe, ibyiyumviro byose by'umutima wanjye byerekeye kuri wowe. Ni wowe mpanze amaso, ni wowe nerekejeho ubuzima bwanjye, kuko ari nta wundi mutabazi mfite utari wowe. Ni wowe mutabazi wacu, ni wowe murengezi wacu, ni wowe Mana idakoze isoni, ni wowe Mana ikura mu busa, ni wowe Mana ikura mu rupfu, ni wowe Mana izahura, ni wowe Mana ikura umuntu mu rwobo, ni wowe Mana ibeshaho, ni wowe Mana irohora umuntu kugira ngo imiraba itamurengera, ni wowe Mana ikura umuntu mu muriro mwinshi kugira ngo ibirimi byawo bitamutwika. Ni wowe Mana dutegereza, ni wowe Mana twerekejeho amaso. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, uri umutunzi w'imbabazi, uri umugizi wa neza, uri uwo kwizerwa. Wicaye iburyo bwa Data utwingingira. Ahubwo dusenga tukumva rwose ngo twasenze, ariko nta mwinginzi ungana wowe. Udufasha amaboko kugira ngo tutananirwa. Iyo ducogoye ubwira Data ngo uriya ni wa wundi nameneye amaraso. Mwuka Wera akongera akatwegura, akadukomereza amaboko, akadukomereza intambwe bigakunda. Uri umugizi wa neza. Ninde wagereranywa nawe? Ninde wo gushimwa atari wowe? Ninde wo guhabwa icyubahiro atari wowe? Uri umurengezi w'ubugingo bwacu.
reka duce bugufi ushyirwe hejuru. Reka impagarara zose zizamuka mu mitima yacu zice bugufi ushyirwe hejuru. Amaso yacu abone wowe, amaso yacu ntiyerekere ku miraba. Reka ubwibone bwacu bucishwe bugufi. Reka ibyaha byose n'ibintu byose byakunukira bikurweho n'amaraso yawe nyaguhora ku ngoma. Reka ingeso zacu zitahindutse zikurweho n'amaraso yawe. Reka udukize mwami w'abami, uduhindure nk'uko ushaka, ukore ku mitima yacu, udukize ingeso zose zitwizingiraho vuba, udukize kamere yose yabiduhagazemo, udukize ikintu cyose cyatuma tutabona mu maso yawe. Waratubwiye ngo nituguma muri wowe amagambo yawe akaguma muri twe, ngo dusabe icyo dushaka turagihabwa. Reka ikintu cyose cyaba kinsunika kinkura muri wowe ukingize mwami muri uyu mugoroba. Reka ikintu cyose cyaba kiri mu buzima bw'umuhungu wawe n'umukobwa wawe kimusunika kimukura muri wowe kidasa n'icyatewe nawe, ukimukiza uyu mugoroba. Icyo ngukundira, udukiza ibyo tuzi ukadukiza n'ibyo tutazi, udukiza ibyo twamaze kwemera ko ari bibi ukadukiza n'ibyo tutazi ko ari bibi. Uri umutunzi w'imbabazi, uri umugizi wa neza. Twongeye kwizana mwami muri uyu mugoroba cya gitambo ku gicaniro. Twaje Uwiteka Mana Nyiringabo, twaje kuri iki gicaniro cyane mugoroba, kuri uyu munsi wa gatanu mu gicaniro cyane mugoroba. Nazanye umutima wanjye, nazanye umubiri wanjye, nazanye ibingize byose kugira ngo bikubere igitambo gihumura neza. Uko niko twahuriye hano nk'abahungu bawe n'abakobwa bawe, uko niko duhuje umutima na benshi hirya no hino nyaguhora ku ngoma. Twizanye kugira ngo tukubere ibitambo bishimwa, ibitambo binejeje, maze utumaremo inenge zose nk'uko bitari byemewe ko bagutura intama cyangwa cyangwa itungo rifite icyasha cyangwa rifite inenge, nk'uko cyari ikizira, nk'uko bitashoboka ko byagera ku gicaniro. Uwiteka Mana Nyiringabo, uko niko tuje kugira ngo utumaremo inenge zose, utumaremo ibyasha byose, utumaremo ibintu byose bitaboneye mwami, ibyo tuzi n'ibyo tutazi. Uwiteka Mana Nyiringabo, maze igitambo cyacu cyane mugoroba kiguhumurire neza, unyurwe no gusenga kwe, unezezwe n'ibyo umutima uvuga, unezezwe n'ubuzima bwe. Twasanze usenga aruta isengesho, ubuzima bwanjye buraruta amagambo ibihumbi navugira imbere yawe nkayatondeka neza amasaha agashira, ariko ubuzima bwanjye nibwo bw'agaciro, nibwo werekejeho amaso, ureba mu mutima ukahashima cyangwa ukahagaya. Reka nuturebe uyu mugoroba nyaguhora ku ngoma, ukuremo ibintu byose byatugayisha, ukuremo ibintu byose byatuma utatwemera, maze twiharirwe nawe mu mbabazi zawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, mu mbabazi zawe niho twinjiriye, mu buntu bwawe niho twikubise, aho niho twikubise Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo gusenga kwacu kwemerwe nawe. Ukuzengurutse amaso yawe mu isi, ukureba hirya no hino abakiranutsi barimo baguhamagara, ukureba hirya no hino abakwambaza. Reka natwe tubone kuri iki gicaniro, maze gusenga kwacu kwemerwe nawe. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, gukundira kutuzi mu mazina kandi kutatwitiranya. Unzi mu mazina, uzi inkomoko yanjye, uzi ubuzima bwanjye, uzi ubwatambutse, uzi ubwa none, uzi ubuzaza, nta na kimwe kigusoba. Uzi ubuzima bw'aba bahungu bawe n'abakobwa bawe, uzi aho bavuye, uzi inkomoko yabo, uzi imivukire yabo, nta na kimwe kigusoba, nta na kimwe kigusoba. Niyo mpamvu bikorohera kubisobanura, niyo mpamvu bikorohera kubishyira mu buryo, niyo mpamvu bikorohera kubishyira mu murongo. Uzi inkomoko y'ibibazo bye, uzi isoko n'umuzi naho byavuye, niyo mpamvu bikorohera kubikiza, niyo mpamvu bikorohera kubishyira ku murongo. Wa musore wari utewe n'amadayimoni ingabo basanze yicaye ku birenge byawe, ngo afite ubwenge nk'abandi bantu bose, yambaye neza, yaramaze imyaka byarashoberanye. Ahari aho abantu baragerageje gusenga batazi inkomoko y'ibibazo bye, batazi impamvu yikebagura, batazi impamvu aba mu marimbi, batazi impamvu atwarwa n'abadayimoni, ariko ahuye nawe nyaguhora ku ngoma bigutera kwambuka amazi ujya kumushaka, ujya kumushaka uramukiza. Uko niko wamanukiye kutugirira neza, uko niko umanukira kudutabara. Uwiteka Mana Nyiringabo, uzi inkomoko y'ikibazo cye, uzi impamvu gitinda, uzi aho cyavuye, uzi aho bagikoreye, ibyo byose urabizi, ubasha kubisobanura neza. Ibyo bituma tutagira ubwoba bw'ibiduhiga n'ibiturwanya, kuko wowe umenya umuzi. Shobora kutamenya umuzi, shobora kutamenya inkomoko, shobora kutamenya ko byavuye, ariko urabizi kandi ubasha kubisobanura neza. Ndasenze uyu mugoroba rw'imbaraga zawe zimanuke mu buzima bw'abahungu bawe, zumisha ikibazo gihereye mu mizi. Iyo cyumiye mu mizi mwami w'abantu, nibwo kitongera kubyutsa umutwe, nibwo kitongera kugaruka. Uwiteka Mana Nyiringabo, ntukongora amashami, ntukize symptome gusa, ntukize ibimenyetso gusa, ukize uhereye mu mizi, ukize uhereye mu nkomoko yacyo, ukize uhereye muri origine, aho cyavukiye, naho bagipangiye, naho cyakomotse, abariho ugikiriza gitangira. Uwiteka Mana Nyiringabo, muri ibyo byose twikoreye harimo ibyo twiteje kubw'amahitamo yacu mabi, ibyo nabyo ubasha kubidukiza, kuko nasanze uri Imana y'amahirwe ya kenshi.
uri umutunzi w'imbabazi. Ntabwo ujya usubiza inyuma bakuganaho, ntabwo ujya usubiza inyuma bagutakira. Udukiza ibyo twiteje kubw'amahitamo yacu mabi, udukiza ibyo twiteje kubwo kurorongotana mu byaha tumara iminsi tutakumvira. Ubidukize kuko uri umutunzi w'imbabazi. Udukize ibyatugezeho tutazi aho bivuye, udukize ibyo baduteje abakozi ba Satani n'abagizi ba nabi, ubyumishe bivuye mu mizi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ugere mu mizi no mu nkomoko yaho cyavukiye, naho bakivugiye, naho bamutambiye, maze wumishe, maze ukongore, maze gishya gishireho mu izina ryawe Yesu. Uri wo kwizerwa Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka ijambo ribi ryose ryashyizwe ku buzima bwe rikabona umuryango kuko yari afitemo n'intege nkeya. Reka uyu mwanya ryamburwa imbaraga n'ubushobozi mu izina rya Yesu. Ibyo umuvugaho ni umugisha, ngo imigambi yawe kuri we ni myiza, ni myinshi, ngo ibyo wibwira kutugirira ni byinshi, biraruta umusenyi wo ku nyanja. Reka ibyo wibwira kumugirira biba umugabane we, bimufateho, bimwomeho, ntibyongere gutandukanywa nawe ukundi mu izina ryawe Yesu. Biburizemo ibyo ababi bavuga, biburizemo ibyo Satani amuvugaho, biburizemo bya birego byose yatureze iby'ukuri, aturega iby'ibinyoma, ariko ibyo byose wabizamukanye ku musaraba, ngo wadukujeho za nzandiko zaturegaga, wabikuyeho ku musaraba byose. Urakoze Papa, urakoze kuko uri umugizi wa neza, uri umutunzi w'imbabazi. Abakujeho bose warabakiriye. Nanyuzwe no kwavuze ngo ntago umuganga azira abazima. Uzi kudakangwa n'icyaha, uzi kudakangwa no gutinda mu bibi, uzi kudakangwa no kurorongotana kwacu, kuko wazi abarwayi. Tuje imbere yawe uyu mugoroba Mwami kugira ngo udukize uburwayi bwose, uburwayi bwose, ubwo mu mwuka budutera kutakumvira, ubwo mu mwuka budutera kudasiganwa tuzahuri, ubwo mu mwuka bwadutwikiriye tukaba tudafite inzara n'inyota y'ibyawe. Ubu dukize uyu mugoroba Uwiteka Mana Nyiringabo, udukize mu mubiri ibintu byose bituma tutakuramya uko bikwiriye, ibintu byose bituma dusuhuza umutima aho kugira ngo tugushime, ibintu byose bituma nta ndirimbo nshya zizamuka muri twebwe, amaganya akatubana menshi. Gusuhuza umutima akaba ari byo bibanza. Ibyo nabyo ubikoreho kuko uri umutunzi w'imbabazi. Ibyo nabyo ubikoreho Uwiteka Mana Nyiringabo, maze imitima yacu yiharirwe nawe, izamukemo n'indirimbo nshya, izamukemo n'amashimwe, izamukemo no kukwizera, izamukemo no kukuburira amaso ubutakiyakukuraho. Ishimirijwe Mwami, yuzure amashimwe yawe, yuzure Mwami ubwiru bw'ijuru, yuzure kubaho kwa Uwiteka Mana Nyiringabo, yuzure amahishurirwa, yuzure kwiganyira iby'umwami, yuzure Uwiteka Mana Nyiringabo. Ngwino twuzuze, ngwino tuvomerere turavomererwa, ngwino twubake turubakika, ngwino dukoreho turakorwaho, ngwino dukoreho turahinduka. Uwiteka Mana Nyiringabo, uri umugizi wa neza. Ninde wundi wo gushimwa atari wowe? Ninde twavuga ibigwi? Ninde twarata uyu mugoroba? Ko ari wowe wenyine ukwiriye gushima, ko ari wowe utugize, ko ari wowe uduhagarika tugahagarara, ko ari ukomeza amavi yacu ntatenebuke, ko ari ukomeza amaboko yacu agakomeza kuramburira wowe wenyine. Dufite impamvu ibihumbi zo gusengera aho uri, dufite impamvu ibihumbi zo kugana aho uri, kuko uri uwo kwizerwa. Ntabwo ari ibyo twumvanye abandi, hari ibyo twibonyeho, hari ibyo twabonye ku buzima bwacu, n'ibyo abandi byaradukomeje bituma dukomerera imbere yawe. Ariko dufitanye nawe amabanga, dufitanye nawe urugendo, dufitanye nawe ubwiru, dufitanye nawe ibihamya by'iminsi yo gutabarwa, by'iminsi yo kugirirwa neza. Urakoze kutajya ukora umurimo igice, urakoze ko ibyo utangiye ubisohoza. Haleluya. Imana yacu niyo kwizerwa, icyamukongererwa kuyizera umutima wawe ugacya. Haleluya. Murahari?